menye ko nukuri kandi nukuri babwira menye ko bareye saa sita na mu gitondo menye ko wabonye icyaha cyangwa batakimenye numvaga ibintu byananiye mbese ndushye gusa kandi numva nta no kurugira numva ndarushye nkabona igihe nikorereye ibi bintu numva none ugezeho ndushye uri muri nasaje nageze iri gushika zashize barambaza none bari kunsaruramo ibyo ntafite ubushobozi avuga ni nk'ibi bintu ubundi bizageza ryari maze igihe nibaza iki kibazo imitwaro nzayitura nzayitura ryari zavaho ryari ngera nyirumva naritangiye numva ari agakiza numva ni agakiza numva Yesu azaza nava mu masengesho nkibomba rikamuvuga nashobora kuza mu gitondo ntawamenye mu gitondo bwacye nkabona ntaje bigeze saa sita ashobora kuzaza bavuze ko azaza nk'umujura kumva ni ukuvuga ngo mu ijambo tugenda dufataho agace agace dufata mu ijambo ry'Imana ni na kandi tugera mu byaha tukidefanda tugakoresha ijambo ry'Imana turi kwidefanda mu byaha ariko mureke mbabwire bose pe ndafashijwe sigiye kubabeshya numvise ijambo none numvise kwakira Kristo ni ukwakira imbabazi nkamenya ko yanyitangiye nkamenya ko ngewe nakikorera ibyaha ahubwo biri kuri Kristo amen kuririmba ibintu byose ntabyo mbaze shitani turi mu muziki nyine ukuntu tujya turirimba ngo reka tubereze igitambo gihoraho noneho ryari ko ari igihe twarimbaga nka twari tubereye igitambo gihoraho cyane mbitekereza turi kwigabura twari tubereye igitambo gihoraho n'ubu rwose ngenda mu nzira ko umaze gucumura urumva n'ubu nicaye kuri moto nacumuye n'ubu ninjiye mu rusengero ndacumuye nkabavanye mwana ngiye ku meza y'umwami kwinginga amaraso yawe aze muri njyewe asenye ibikwiye gusenya yubaka ibikwiye kubakwa muri njye bizima ariko nanasohoka nkumva ndacumuye nawe naribaza ariko nkumva ni ihurizo nayobewe rimwe umwigisha aza kutwigisha ari pasiteri ntabwo mwibuka neza ariko ndamwibuka aratwigisha ko tumaze amasengesho y'iminsi ine aratubwira ngo umuntu wumva yajya mu ijoro aka kanya pasiteri ati abantu mumaze iminsi ine mu masengesho ubu habuze n'umuntu wajya mu ijoro reka mbabwire nimuti icyo koza icyo natubwiye mwibuke natubwiye ngo mu ijoro muzi ikintu tuzabajyanayo ni ukwizera kuzagera mu ijoro wowe ubwanyu wasenga amasengesho y'ijana ugasenga iminsi ijana ukayirangiza bimwe mujya mwumva utizera kuzagera mu ijoro ntabwo uzagerayo numva ndakavutse none se ati mu ijoro ntabwo tuzajyanwaho nuko naje kubwiriza hano tuzajyanwaho nuko twashinze cyane nta nubwo tuzajyanwaho n'ibindi bintu ahubwo tuzajyanwaho nuko twizeye none mwebwe ntimwizeye ijoro gusa ubundi ubu ngubu iminsi mwamaze mwabwiye iki ubu mu bantu bose bavuze ko n'umwambwa ati ndaryizeye ko uhita wumva ahubwo wasohoka ukita urumva ati ntimuzongere n'undi munsi warimo kugira ngo umuntu azababwire jya uhita uhamya utere intoki gutinza buri munsi wahamya ibyo utazi noneho ntabwo nshinga nziza ntabwo wabihamya ntabyo uba ufite ntabwo wapfa ko nyine utaha wijajaye igosora tugiye kwizera mbaza tubarashyize narakize timerekeza ariko aha nyine urabona ese umuntu yakize gute utarenga hariya abandi bakora urugendo rw'amasaha 3 nturakira yego ni ukuvuga ngo umuntu batarakira ni ukwijaja yego ugasunika iminsi ariko hari igihe nyabwo ariko bana uri ingome ntabwo kubaza ibyaha byose ni gutuma nazara batabikoze agakoraho n'akaguru amarago ndi mu bibaje bene bamukiye tukazajya mu ijuru ariko kimwe cyonyine wazagize ucyenda karagamo nka bitatu unanuka ijambo riravuga ngo wice kimwe ukora kimwe ukayangiza byose nanjye ntabibara ntumva iryo jambo ndarizi yuko ryangiza byose umwibabarira byibura simenye imbabazi zari zikaze ziriya mbabazi zari zikaze cyane yego itanze umwana wayo apfiriye ibintu
atakoze Yego. none ndimo kwisaba ngo n'izindi ndimo kuyanicara ko byibura abantu ukabana ukazagera mu ijoro batarasambanye bonyine nkagenderamo nawe urabyumva tubiziranyeho kandi ibyo bintu kuba naratonganye kuba naragize barasambanye baratinganye byararangiye ubundi ntabwo mpari yego ntabwo mpari n'ubundi simpari byaragiye kwidefana ngo yagize ibyo tugiramo ikigomba yego kuko nayo bibonye kare ko ntazabishobora yego amategeko ntazabishobora yego gutereka mbigenzemo yego amen Imana ishimwe numva ko none ishimwe ryabonetse yego Imana ishimwe ni ukuri niryo shimwe ubundi niryo shimwe rati kurya turarya kwambara turambara kugenda nubwo twaba tudatunze zacu tujya aho tugomba kujya mbese ubundi shimwe nuko twababaye amen nuko Yesu yabonetse amen ubundi iyi mitwaro twari kuzayitura yo yewe mbega ukuntu iremereye yo no kwitura kuri Yesu yarayikoreye nabonaga nta hantu yajya rwose ufata bibiri ibindi bitatu bikanga yego ntabwo biri bwemewe nahoraga nibaza muri biriya ngo Aburahamu ngo yizeye Imana bimuhwanyiriza no gukira bari gusungura abantu we ntabwo bibaga mu isi yizeye Imana kuri ya rugero yego nuko utagira kwizera noneho njye umuntu yambwira ko atanakwizera nanjye nakugira bose abandi nakugira asa Aburahamu we yabigenje ariko nakomeje kwigisha nkomeza nkuvuga numva kwizera Yesu akadutsindisha akatubera igitambo gihoraho yego mama bre ni iby'agaciro twabitungaga ariko twabivugaga twe tutabizi yego nyine ukabivuga mu kanya ariko ukumva mubihamya ngo umuntu abe yakubwira ngo uvuge ati ndabihamya ariko ubu ndumva noneho nabihamya wabihamya none ijuru noneho urariraranye ijuru urumva uriraranye rwose kuko umwana we naramwizeye nk'umwami w'umukiza ko yampfiriye ku musaraba urumva yambereye igitambo gihoraho noneho yaza mu museke igihe cyose yazira mwajyana none se azazera yego zora noneho batebutse umunsi wa Nyagasani murahera nashaka zinone murajyana isoko se noneho kwa guhora umuntu yiteguye rero nuko muhore mwiteguye wumva yanaza nako kubera ko mutazi umunsi guhora witeguye ni gutya ubigiye yazira noneho mwajyana wenda uba ubona ukavuga uti kuva nakabije mu byaha hari nk'igihe najyaga ngira bavuga ngo Yesu biyaga igihe yavuga ko azaza ubundi ubu yaje undi mutima ukamutse mubaje yakujyana ubu yakujyana kumutebutsa ubundi ubwaje yakujyana wenda nkapfa bikarangira kuko n'ubundi mbona ntazi ubwo tuzafite bikarangira wenda akaza bikamye kuko abantu bararushye rwose pe ukabona abantu bararushye nuko ariko ubu umubaje waba wicaye ni ukuri naba niteguye namaze kumenya ko kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza kwizera imbabazi amen amen nta nubwo bigoye nuko kwizera ko umuntu yakugiriye neza yego niyo umuntu yakugira neza mu isi n'ubizirikana ukazajya kumusura unamutura cyane ukwizera ko Yesu yakugiriye neza akakubabarira ibyaha ntabwo ari ibintu bigoranye twagumaga tubyikoreye tutazi ko kera yabikukumba akabyikorera yarabikukumbye kukumva ni ukumaraho tukaguma turwa kandi ni ukuri pe ukumva rwose urabyikoreye ukumva umutwaro ni munini cyane urakuremeye habura kwizera dushima umukiza radi ngo byaguhesha uburenganzira bwo gukora ibyaha umuntu wakugiriye neza babona imbaraga ahubwo uhora umushimira wamugirira nabi umuntu uri gushimira wamutera